Ese wari uzi ko ushobora gukora video ya cartoon ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye? Nk'urugero reba iyi video. Wiriwe neza papa. Niriwe neza mwana, warorese mwana, umeze ute? Ku ishuri byagenze neza? Yego papa, rwose byagenze neza, ariko ku ishuri n'abanyeshuri twigana muri karase twahuye n'ikibazo. Twari turi gukora amasuku muri karase, none umunyeshuri akandagira shimi, noneho shimi iritera hejuru iratumbagira, none irangije imena icyo bita fizike, noneho mu ishuri baradukanira cyane. Ibaze ko buri munyeshuri wese bamuciye 30,000 ngo utazabitanga ntazasubira ku ishuri. Umva icyo kibazo twahuye nacyo papa. Muri iyi video ngiye gukora kubyo wakora video ngiyi cyangwa yisumbuye kuri iyi ngiyi ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Niba ukoresheje social media ujye ubona video ngizi zitereninga kuri social media ugasanga zagize views nyinshi kuko ziba zakoranye ubuhanga n'ubwenge buhanitse. Muri iyi video ngiye gukora kubyo wakora video ngiyi ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Wabaragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza urabufusha gutunganya video ngiyi cyangwa yisumbuye kuri iyi ngiyi ukoresheje telefone nta kintu na gito yabigusabye. Tuzatinze mu byinshi reka nkore kubyo bikorwamo, ariko nyabura mbere kugira ngo dukomeze liking iyi video ukore subscribe niba utarayikana, n'ufite ikindi kintu ushaka kumenya cyanyunganizi ubisiga munsi muri comment ndahita ngusubiza. Rero kugira ngo ukore video ngizi cyangwa zisumbuye kuri izi ngizi nta kintu uzahita ukora, uzahita ufungura Google Play Store yawe cyangwa App Store bitewe na telefone ukoresha. Ni na Android ni Google Play Store dore ngiyo uzayifungura. Gusa nyabura mbere kugira ngo ukore video ngizi hari ibintu usabwa kuba wujuje kugira ngo ubashe gukora video nziza abantu bazareba bagatindaho. Ikintu cyambere ugomba gutekereza uburyo video yawe iza kubimeze kugira ngo uze gukora video nziza nyine umuntu za kuyireba za kubona ko ari video yateguwe n'umuntu w'umuhanga. Wijya gukora video nyine ari ibintu byo kwikiza wetegura ka video keza ubanza ugatekereza mu mutwe uburyo kaba kameze ubone gukora video ngizi ngizi. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukoza uhita ufungura Google Play Store dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza uhita uza muri search hano munsi. Ukimara kuza muri search hano munsi uhita uza muri search hano hejuru ahangaha uri kuhabona. Ukimara kuza muri search hano hejuru nta kintu uzahita ukora uzahita wandikamo Twincraft uzabyandika nguko byanditse. Ukimara kubyandika nguko nta kintu uzahita ukora search gakeya utegereze. Uzakora search gakeya utegereze ubona wabyanditse nguko uzategereza. Ukimara gutegereza uzateza gakeya wihanganye bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Uzahita ujya kuri tablet meze nguko ukimara gutegereza. We nta kintu uzahita ubona ama application menshi agiye atandukanye. Uzabona ama application agiye atandukanye, we nta kintu uzihita kuri application imeze nguko. Iyi ngiyi ya mbere izaza ku mwanya wa mbere, nta kintu uzahita ukora uzahita uyikuraho nguko. Ukimara kuyikora nguko uzahita uyestarije muri telefone yawe. Ukimara kujya muri telefone yawe uzahita ukora kuri open uyifungure. Uzahita ukora kuri open uyifungure wamaze kuyestarira amaze kujya muri telefone yawe. Gusa ushobora no kujya muri application zawe bisanzwe ukahita uyifungura muri application zawe bisanzwe ukaba ari uyifungura, ariko twebwe reka tuyifungure ahangaha. Uzahita ukora kuri open uyifungure. Ukimara gukora kuri open zafunguka imeze kuko uzateza gake banze ifunguke. Uzateza gake yawe ihanga. Ukimara gutegereza uhita ujya kuri tablet imeze kuko bazahita baguhitisha muri urimo ushaka gukoresha muri application. Kwewe nk'urugero reka tugumishe mu Icyongereza kuko nirwo rurimi kumva neza kurusha izindi zose muri izi ndimi ziri ahangaha. Nyine uzahitamo bitewe ururimi ukunda gukoresha muri telefone yawe. Twebwe rero twagumishije mu Icyongereza tuzahita dukora hano handitse done hano dukuhabona uzakoraho. Ukimara gukora bizaroding uzateza gake bibanze biroding bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Bikimara kuroding uzahita ujya kuri tablet imeze nguko. We nta kintu uzahita ukora, ushobora guhitamo ururimi nawe reka duhitemo Icyongereza nguko. Ariko hano biba byemewe ushobora kuvivura indimi nyinshi zigiye zitandukanye, zose ushobora ko wazivivura bitewe n'amahitamo yawe. Ariko twebwe reka tuvivura Icyongereza nguko. Tuzahita tuvivura Icyongereza nguko. Niturangiza tuhite dukora hano handitse continue hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga gake. Bikimara kurodinga uzahita ujya kuri tablet imeze nguko. Uzateza akanya gato bibanze biroding. Bikimara kurodinga uzahita ujya kuri tablet imeze nguko. We nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya kanga kashyizeho udufresh kano uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora uzahita ujya kuri tablet imeze nguko. Hano h'icyenda kuri 16 ugiye gukora ya video yo kuri TikTok kuri ziba zimeze neza cyangwa zira zo kuri Facebook uburyo ziba zimezemo zihagaze nyine ukora ahangaha ukahita ukora video zo kuri TikTok. Hanyuma ushaka gukora video zo kuri YouTube nta kintu uhita ukora hano handitse 16 ku 9 ukabasha gukora video zo kuri YouTube zitambitse nyine n'izi ngizi uri kubona kuri YouTube. Rero ushaka gukora zindi video zisanzwe nyine video zisanzwe zifite kalite nyine zigiye zitandukanye nta kintu uhita ukora ngashize dufresh. Ariko twebwe icyingenzi ngiye gukora kuri wakora video zo kuri TikTok nkwereke no wakora video zo kuri YouTube ukoresheje muri za application kandi ari cartoon. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzahita ukora, reka duhere kuri TikTok tuhite dukora no handitse 9 kuri 16 hano uri kuhabona tuzakoraho nguko. Tukimara gukora nguko bizarodinga tuzategeza gake bibanze birodinga bitewe na connection dufite muri telefone yacu. Tuzategeza gake bibanze birodinga. Bikimara kurodinga tuzahita tujya kuri tablet imeze nguko. Tukimara kugera kuri tablet imeze nguko hano tuzahita tubona characters zigiye zitandukanye. Hano nyine n'abakinnyi tugiye gukoresha dukora zira cartoon. Urabona hari abakinnyi benshi bagiye batandukanye nyine hano uhitamo. Nyine wowe hano uhitamo bitewe n'umuntu ushaka gukinira muri video.
Twebwe nk'urugero reka dushaka umuntu dushaka gukinisha muri video yacu, nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu. Hano ushobora guhitamo hano ha babiri cyangwa aho umuntu umwe bitewe n'amahitamo yawe, ariko twebwe reka duhitemo aka ngaka ashyizeho udufresh hano, uzagakora nguku nguku. Ukimara kukavivura nguku nta kintu uzahita ukora no handitse continue hano munsi uri kuhabona. Uzakora ukimara gukora uzategeza gakeya bibanze birodinge, bizaba ari ku downloading nyine uzateza gakeya wihanganye bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Uzategereza ukimara gutegereza tujya ku tabure meze ukimara kujya ku tabure meze kunguku uzahita usanga bimeze nguku kano ka audio kamera kazahita kiplayinga nguku nguku. We ntacyo uzahita ukora, uzahita ugafunga nguku. Ukimara kugafunga nguku nguku ubwo tayari uzabutangiye gukora katuni zawe. Rero kugira ngo ukore katuni yawe imeze neza nguku ishaka nta kintu uzahita ubona, uzabona tabure meze kunguku. We ntacyo uzahita ukora, nk'urugero no hambere ugiye guhindura ururimi hano shize udufresh, hanyuma hano ha gatatu wangaha ingenzi hangaha shize udufresh hano handitse ipote hano ugiye gushyiramo audio. Yena nk'urugero ushobora kubafasha audio y'umustar runaka, audio yawe bisanzwe ugashaka kuyishyiramo uyu muntu akabasha kuyivuga. Hano rero niho ukora ukatushyiramo audio yawe washaka gukoresha muri gatuni. Ariko ushaka kurikodinga muri application nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka record kano ushyizeho udufresh kano uri kukabona. Noneho ushaka amasomo yo muri application yenda ushaka kuyikoresha byisumbuyeho uhita ukora no handitse advanced edit hano uri kuhabona ukoraho. Yukoze bahita bakwereka ama video ushobora kureba, hanyuma ukabasha gukoresha application mu buryo bwuzuye nyine mu buryo bw'100% kuko babashije kubona amasomo yuzuye yo gukoresha iyi application. Rero ngiye kukwereka uburyo washyiramo audio muri application, ngwereke n'uburyo wakrecording ushaka gushyiramo record ya bisanzwe. Rero nta kintu uzahita ukora, nk'urugero reka tubanze dushyiremo audio yacu dukuye muri gare ya telefone yacu. Uzahita ukora no handitse ipote hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora kuri allow. Nanone uhita ukora no handitse allow all hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoze tujya ku tabure mbeze kunguku nta kintu uzahita ubona audio ufite muri telefone yawe. Nk'urugero twebwe reka dufatire kuri ngiyi ishyizeho udufresh uzayikoraho nguku nguku. Ukimara kuyikoraho nguku nguku nta kintu uzahita ukora, uzahita uvivura kano kantu. Ukimara kukavivura nguku nguku uzahita ukora no handitse next hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita tujya ku tabure mbeze kunguku bizarodinga. Bikimara kurodinga nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kagakuba kanga kashyizeho udufresh uzagakoraho nguku nguku bitebevamo nguku nguku. Ubu tayari audio yacu yagiye. Nk'urugero reka nongere volume playing wumva ukuntu bivugamo. Ngiye nyine shyizemo audio isanzwe ntago ari audio nashyizemo nabanje gutegura bihanitse cyane. Nk'urugero umva audio nashyizemo. Dore setting ebyiri ukwiye gufungura kuri telefone yawe maze telefone izongera kurya umuriro ukundi. Urumva audio nayo nashyizemo nyine wowe wateguye audio nziza ushobora kuba wayikoresha, wafashe audio y'umuhanzi ushaka gushyira muri gatuni ushobora kuba wayikoresha bikaba ari ibintu byiza cyane. Rero ukimara gushyiramo audio nguku kubona bihura neza ushobora kuhita ukora no hejuru handitse export hano uri kuhabona ukahita ushyira video yawe muri telefone yawe ukaba wabashije kuyikora katuni nk'iyi ngiyi. Nyine urabona iyo duplayinze n'ubundi urabona ko bita bivuga ubona n'iminwa bijyanye neza 5/5. Gusa gushyiramo audio nguku ntabwo biba bihagije kugira ngo katuni yawe imeze neza nyine ku buryo umuntu ayireba akayikunda. Ushobora kuba wakongeramo umukinnyi, ushobora kuba wakongeramo emoji n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Nk'urugero yukoze kuri kano kantu ko guteranya kanga kashyizeho udufresh kano uri kukabona. Hano urabona ushobora kuba wakongeramo add character hano uri kuhabona, hano ushyize udufresh. Hano ushobora kuba wahindura background hano uri kuhabona. Hano ushobora kuba washyiramo amafoto, hano ushobora kuba washyiramo turatu effect umuntu akoresha muri video. Nk'urugero nk'aka ngaka hano tuba turimo nyine ugomba kuba wadukoresha muri iyi application. Nk'urugero iyo dukoze hano handitse effect hano uri kuhabona effect sound. Ukimara gukora ubona ko ari mu effect twishi tugiye dutandukanye. We nta kintu uhita ukora tugakoraho nguku. Ukimara kugakora nguku kararodinga. Bikimara kurodinga uhita ukora kuri kano kantu n'ubundi ukozeho kahita kajya muri application ndani imbere kuri ya video yawe ukaba wabasha kugakoresha 100%. Rero iyo uri kuri application ugashaka gusubira inyuma nta kintu uhita ukora kuri kano gakubo. Ukimara gukora kuri kano gakubo uhita usubira kuri taburo ibanza. Rero nanone yukoze kuri kano kantu ko guteranya nguku ushobora kuba wahindura character, ushobora kuba washyiramo amagambo hano handitse add text hano uri kuhabona. Nyine ukaba washyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'amahitamo yawe. Ndakeka iby'ingenzi umaze kubibona muri application. Nk'urugero reka twongeremo character umwe kugira ngo mubashe kubibona neza 5/5. Dukoze hano handitse add character hano uri kuhabona ugakoraho nguku. Ukimara gukora ubona isaza aba characters benshi bagiye batandukanye. We nta kintu uhita ukora. Yenda nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu wa mbere. Ukimara kumukoraho nguku birarodinga gake akabanza kidamurodinga ugategeza bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Urategeza gake wihanganye. Ukimara gutegeza urabona ko wamukaragita isaza muri ya video yacu. Urabona nk'urugero ushobora kuba wamukurura nguku ukahita umuzana hano hasi. Noneho uyu wari usanzemo ukahita umuzana hano dushyize udufresh hano uri kuhabona. Yenda nk'urugero urabona ko ari ibintu byiza cyane. Reka tumuhindukize bibashe kubagira kuno. Urabona twamaze gushyiramo audio yacu twashyizemo n'umukaragita muri video yacu. Rero iyo washyizemo abakinyi bawe nguku ushobora kuba wamwongera ukongera uburyo agaragaramo cyangwa uburyo ari kurebamo bitewe n'amahitamo ya. Nk'urugero yukoze ku mukaragita nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu.
iyo umukoze nk'uko uhita ubona utuntu twishe hano hasi nk'utu ngutu. Hano ushobora kuba wamusiba, hano ushobora kuba wahindura uburyo agaragaramo. Nk'urugero iyo dukoze hano handitse rotate, hano uri kuhabona ugakoraho nk'uku nguku. Hano urabona ushobora kuba wamuryamisha cyangwa ukamwegura nyine bitewe n'amahitamo yawe, nyine wowe mushyiramo bitewe n'ahantu ushaka ko aza kuba ageze. Wamara kubisetinga nk'uku ugahita ukora hano handitse save, hano uri kuhabona ugakoraho nk'uku nguku. Ukimara gukora nk'uku hano ushyize udufresh, hano uri kuhabona iyo ukoze nk'uku nguku. Hano ushobora kuba wahindura uburyo ari kurebamo. Urabona nk'urugero iyo dukoze nk'aha ngaha, nanone urabona iyo dukoze nk'aha ngaha nyine bitewe n'amahitamo yawe. Urabona iyo dukoze nk'aha ngaha, urabona ko bigenda byihinduranya nyine bitewe n'amahitamo yawe. Urabona nk'ubu hano arahindutse, urabona ko ameze nk'umuntu urashe. Urabona hano ahise agenda. Urabona nyine ugenda uhitamo nyine bitewe n'amahitamo yawe, bitewe n'uburyo video yawe iza kuba imeze. Nk'urugero reka dufatira hano ari kugenda nk'uku nguku, tujye dukora hano handitse apply, hano uri kuhabona ugakoraho nk'uku nguku. Ugahita ukora hano handitse done, hano uri kuhabona ugakoraho nk'uku nguku. Urabona ko ari kugenda kandi urabona ko uyu nguyu ahagaze. Rero nk'urugero nk'uyu nguyu ushobora guhita umukoraho nk'uku nguku. Tumaze kumukoraho nk'uku nguku, nanone hano ushobora kuba wamusiba, ushobora kuba wakora rotate hano ukaba wamuryamisha cyangwa ukamwegura bitewe n'amahitamo yawe. Nanone ukahita ukora kuri save. Nanone iyo ukoze hano ushyize udufresh, hano uri kuhabona, ahangaha uri kuhabona ugakoraho nk'uku nguku. Iyo ukoze nk'uku nguku nawe urabona ko ashobora kuba yaba ari kugenda nk'uku nguku. Nanone ukaba wakoraho nk'uku, urabona ko ari kumwirukanka, nyine ukoraho bitewe n'amahitamo yawe. Urabona ko hano ari ibintu byiza cyane. Urabona hano ahise amutunga urutoki, nyine wowe ukoraho bitewe n'amahitamo yawe, bitewe n'uburyo video yawe iza kuba imeze. Yenda nk'urugero reka tumurekera no mu kugenda nk'uku, ugahita ukora kuri apply, hano uri kuhabona ugakoraho nk'uku nguku. Wamara gukora nk'uku ugahita ukora hano handitse done, hano uri kuhabona. Iyo ukoze kuri done nk'uku kandi urabyibuka ko muka tumaze gushyiramo audio, dore ngiyi tumaze kuyishyiramo. Iyo wabisoje neza washyizemo audio yawe nta kintu uhita ukora, uhita ukora hano handitse export, hano uri kuhabona uhita wakoraho nk'uku nguku. Hano hantu ushyizeho udufresh, ubwo mwibutsa ko nyine ibintu byose wabishyizemo. Niba urushyiramo ama effect hano uba wayashyizemo, niba ari amagambo hano ama text hano uba wayashyizemo, na background niba ushaka kuhindura ukaba wayihindura. Rero wabishyizemo nk'uku nta kindi uhita ukora no hejuru handitse export, hano uri kuhabona uzakoraho nk'uku. Ukimara gukora nk'uku bizarodinga, uzateza gacya wihanganye. Ukimara gutegeza nta kintu uzahita ukora no handitse next, hano hejuru uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho bizarodinga, bikimara kurodinga bazahita baguhitishamo gukoresha Google cyangwa Facebook. We ntacyo uzahita ukora kuri Google hashyize fresh. Ukimara gukoraho bizarodinga, uzateza gacya bibanze birodinge. Bikimara kurodinga email iri muri telefone bazahita bayishyiramo automatic. Ni ufitemo nyinshi bazahita bazikwereka, uhitemo email imwe muri email ufite muri telefone yawe. Nanone uhita ukora no hejuru handitse export. Ukimara gukora kuri export nanone bizarodinga. Urabona hano munsi ko biri kurodinga. Bikimara kurodinga bikuzura 100% video yawe izaba imaze kujya muri telefone, yamaze utangire kuyikoresha waprodinga kuri social media zawe. Rero kano gace kerekeranye no gukora video zo kuri TikTok maze kuba gusobanura neza 5 kuri 5. Uretse uburyo wakora ibintu byose muri kano gace ka gukora video zerekeranye na TikTok. None tugiye gukurikiza agace ka kabiri ku buryo none wakora video zitambitse zo kuri YouTube nyine nka hano muri kuzireba nyine ku buryo biba bimeze neza, ku buryo umuntu uzaba uri kubireba bizaba ari ibintu byiza cyane. Niba ukeneye gukora video zo kuri TikTok nizere ko wabonye uburyo wazikoramo video za cartoon nk'izi ngizi. We ntacyo uzahita ukoza ateza gacya bibanze birodinga bigera 100%. Uzateza gacya wihanganye bizarodinga. Bikimara kurodinga urabona ko biri kurodinga byenda kurangira. Uzategeza gacya bitewe na connection ufite muri telefone ya n'uburyo biri kugendamo. Uzateza gacya wihanganye. Ukimara gutegeza uzatugera kuri table imeze kuko we ntacyo uzahita ukora no handitse save to gallery, hano uri kuhabona ukoraho nguko. Ukimara gukora nguko birarodinga ubutayari video yawe yamaze kujya muri telefone yawe. Rero ushaka gukora indi video ntacyo uhita ukora kuri kano gakubo kari hano hejuru, cyangwa ukahita uva muri application bisanzwe nguko ukahita uvaho, yenda ukahita nanone wongera ukayifungura bisanzwe. Na nk'urugero dore nuko nguko bimeze muri telefone yawe, ukahita uyifungura nguko uhita ukora kuri open ukayifungura. Ukimara kuyifungura n'ubundi urategeza gake ikabanze gafunguka, urategeza gake wihanganye. Ikimara gufunguka ntacyo uhita ukora kuri kano kantu ko guteranya n'ubundi akangaka kashyizeho udufresh. Ukimara gukora tujya kuri tab imeze kuko we ntacyo uzahita ukora. We ntacyo uzahita ukora no handitse 16 ku 9 kuko hano 9 kuri 16 tumaze kuhava. Ntacyo uzahita ukora nguko. Ukimara gukora nguko bizarodinga, uzateza gake bibanze birodinge. Uzateza gake wihanganye bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Ugiye gukora video zo kuri YouTube bitari bitabyitambika nguko urabona ko bise byitambika. Ntago mpinduye telefone ahubwo bise byitambika kuko bikunda byitambitse nguko. Bikimara kwitambika nguko ntacyo uzahita ukora. Rero uzahita uhitamo background nyine ushaka gukoresha, nyine ahantu aba characters bawe baza kuba bahagaze, nyine abakinnyi bawe baza kuba bahagaze ahantu hameze gute. Rero hano haba hagiye harimo background nyinshi zigiye zitandukanye. Nk'urugero twebwe reka dufatire kuri ngiyi, nyine wowe uzahitamo bitewe n'ikunyuze. Reko twebwe reka dufatire kuri ngiyi, uzayivivura nguko. Ukimara kuyivivuza uhita ukora kuri next. Ukimara gukora kuri next uzahita ubona abakinnyi bagiye batandukanye. We ntacyo uzahita ukora, uzahita uhitamo umukinnyi ushaka gukoresha. Nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu. Gusa ushaka no kwikorera umukinnyi, nk'urugero ushaka kwiyubakira uwaye mukinnyi, ushobora kuba wakora ngashyize udufresh, hano uri kuhabona
ahangaha ugakora nguko ukahita utangira kwiyubakira umukinnyi wawe. Urabona ko ushobora kumwubaka ugendeye kuri bano bantu, ariko nk'urugero kugira ngo bidatinda reka nkore kuri kano gakombe isubize inyuma nk'uku nguku. Uzakora ukimara gukora nk'uku tuzahita duhitamo umukinnyi nk'uku nguku. Ushobora guhitamo abakinnyi babiri cyangwa abakinnyi batatu, ariko nk'urugero reka fatire ku mukinnyi umwe kugira ngo bitaza kugorana cyane, ariko n'abakinnyi batatu nyine birakunda. Ukimara guhitamo abakinnyi bawe ntacyo uzahita ukora kuri next. Ukimara gukora kuri next bazahita bakubaza ngo sura tushyiramo audio kano kwa cyangwa na audio wakoze, ariko twebwe reka duhitemo ko na audio dufite. Tuzahita dukora no musisi du fresh hano uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora bizarodinga gake, bikimara kurodinga uzahita ukora kuri kano gakuba kanga kashizeho du fresh. Ukimara gukora nk'uku nguku ntacyo uzahita tujya kuri tableau imeze uku nguku. Ukimara kujya kuri tableau nguku ntacyo uzahita ukora kuri kano kantu ko guteranya kanga kashizeho du fresh. Akangaka uri kukabona uzagakoraho nk'uku. Ukimara gukora nk'uku nguku ushobora kuba wakongeramo mu characters nk'urugero dukoze no handitse add character uri kuhabona. Hano ushobora kuba wakongeramo umukinnyi nk'urugero reka dufatire kuri uyu nguyu. Iyo mukoze nk'uku urabona ko yise azamo nk'uku nguku. Urabona abakinnyi bayise baza ari babiri. Hanyuma yo mukuriye nk'uku ukamuzana hano, ushobora kuba wamuzana hano bitewe n'ahantu ushaka nyine kwaza kuba ari. Ariko ucunze neza abana bakinnyi bacu urabona ko hejuru yaho hariho akantu ka microphone. Kano kantu uri kukabona, kano kantu ka record. Ushaka kuri recordinga ntacyo uhita ukora rero, uhita ukora kuri kano kantu ka record. Kano kantu ushyizeho du fresh ukaba wabasha kuri recordinga. Nk'urugero reka dukore nk'uku nguku, ukora nk'uku nguku ukahita ukora no hambere shyize du fresh. Ukimara gukora nk'uko ukamara kuri codinga nta kintu uhita ukora kuri kano kantu ka save kano uri kukabona, cyangwa kuri delete ukahita deleting ijwi wafashe nyine muri uyu muntu ukahita ukora kuri save. Reka dusavinge. Ukimara gusavinga ubwo ijwi ryawe rizaba rimaze kujyamo. Ikimara kujyamo nta kintu uzahita ukora hashyize du fresh hano uri kukabona uzakoraho. Ukimara gukoze tukora no kuri kano kantu ka kabiri nyine uri coding nyine uhita umusubiza nyine. Nk'urugero niba ushaka kubaza kuba bari kuganira nanone uzahita ukoraho nk'uko. Ukimara gukora nk'uko ugahita uhagarika nyine bitewe n'ibyo washaka kuvuga. Ubirangije nta kintu uzahita ukora kuri save hangashyize du fresh hano uzahita ukora nanone. Ukimara kubikora nk'uko rero tubona ko twise tubuduce tune nk'uko nguko. Nk'urugero nanone ushobora ko wahindura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nk'urugero dukoze ku mukaragita nk'uyu nguyu urabona dukoze nk'uko nguko. Urabona hano dushobora kuba twamudiritinga tukamukuraho. Hano dushobora kuba twahindura voice hangashyize du fresh. Hano ushobora nyine kuba wahindura voice nyine uburyo ari kuvugamo uburyo biri kumvikanamo. Hano ushobora kuba wadukura nk'uko nguko bitewe n'amahitamo yawe nyine wowe ukora bitewe n'amahitamo yawe. Ukahita ukora kuri kano kantu ka V, ukahita nanone ukora kuri V ka V. Tayari bikaba bigiyemo nk'uko nguko. Hano ushobora kuba nanone wakora kuri rotate. Hano uri kubibona akaryama cyangwa akaba yemye nk'uko ukahita ukora kuri save. Hanyuma yuko zano ushyize du fresh hano uri kuhabona ushobora kuba wakongera uburyo agaragara. Murabona hano tumugize munini, hano tumugize muto. Ndakeka muri kubibona neza 5:5. Niba ushaka ko abaza kuba ari mutoya umugira mutoya nk'uko ukahita ukora kuri save. Nanone ukoze kuri save hano ushyize du fresh ugakora. Hano ushobora kuba urabona hano ushyize du fresh urabona arimo aragenda. Hano urabona arimo arirukanka bitewe n'amahitamo yawe. Hano urabona naho none hano urabona arasimbutse. Hano urabona utunze urutoki. Urabona hano ahise afata telefone. Ndakeka muri kubibona hano nyine urabona ari gutayipinga nyine arimo arandika kuri phone. Nyine wowe uhitamo bitewe n'amahitamo yawe n'uburyo ushaka ko video yawe iza kuba imeze. Iyo ubonye wabikunze nta kintu uhita ukora kuri apply. Ukimara gukora kuri apply ubona ibintu bimeze neza, uyu mukaragita wabishoje neza, nta kintu uhita ukora no handitse done. Ukimara gukora kuri done uhita ukora no ku mukaragita wa kabiri nk'uko nguko. Ukimara gukora nk'uko ushobora kuba wamusiba, ushobora kuba wahindura uburyo ijwi rye rivuga, ushobora kuba wahindura rotate uburyo agaragaramo nk'uko nguko. Urabona ushobora kuba wamuryamisha cyangwa ukamutambikisha ugahita ukora kuri save. Nanone yuko zano ushyize du fresh nanone ushobora kuba wamwongera ukamugira munini cyangwa ukamugira muto bitewe n'amahitamo yawe. Nyine wowe ukoramo bitewe n'amahitamo yawe ugahita ukora kuri save. Iyo bikoze nk'uko rero nanone yuko zano ushyize du fresh hano uri kuhabona ugakora nk'uko nguko. Hano nanone ashobora kuba ari kwirukanka. Urabona nk'aha ngaha afashe telefone nyine wowe ukagenda uhitamo bitewe n'amahitamo yawe. Nk'urugero reka tuhite dushyira hano handitse typing uhita ukora kuri apply, uhita ukora kuri done. Iyo bikoze nk'uko rero video yawe umaze kuyikora nk'uko urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Yenda nk'urugero dupreinze hano ushyize du fresh hano uri kuhabona ugakora nk'uko. Urabona video yacu ukuntu imeze. Urabona nyine nabirenze nyine kuko ngiye naberekaga nyine uburyo ubasha gukora ibintu byawe 5:5. Urabona ko nyine ari ibintu byoroshye cyane. Umaze gukora video y'ingi rero ubona byahuye neza cyane 5:5. Nta kintu uhita ukora kuri export. Hano uri kuhabona ugakora nk'uko. Ukimara gukora nk'uko birarodinga. Bikimara kurodinga urateza gake bikabanza bikarodinga urategereza. Ukimara gutegereza uhita ukora no handitse export. Hano uri kuhabona ugakoraho. Ukimara gukora birarodinga urateza gake bikarodinga bitewe na connection ufite muri telefone yawe. Urateza gake wihanganye urategereza.
gusa nyine urabona ko gukoresha iyi application urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Ngiye mbanyuriramo muri make mukeneye ko nakora video yisumbuye ngo tugakora video kuva kuri 1 kugeza ku 100, nkabisiga muri comment nkazabere ku buryo ubikoramo 5 kuri 5 kugeza ukageza video yawe muri telefone ya ntacyo na gito yabigusabye. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero bikimara coding uzateza gake bibanze birodinge. Urabona nyine ngunyuremo muri make ndabizi neza niba uri umuntu ukurikira neza uzabasha gukora video ya gatunu ukoresheje telefone. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Utuntu tw'ingenzi natukweretse muri application ndabizi neza n'udukora neza nkuko nabikweretse. Uzajya ubasha gukora video ukoresheje application kandi urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Gusa mwibutsa ko uburyo bwiza ushobora kuba wakoresha uburyo bworoshye cyane nuko wafashe audio yawe muri telefone yawe bisanzwe hanyuma ukaza kuyishyiramo, hanyuma ukaza ugahitamo umukinnyi runaka ushaka gukoresha, wangiza ukahita ushyiramo audio yawe, wangiza ukahita ukora export ukahita ushyira muri gare ya telefone. None uko aka gatuni wahisemo kakaba ariko kavuga bya bintu wavuze muri ya audio yawe, nibyo bintu nabonye byoroshye muri application. Ariko nyine no mu kuri coding nyine wabonye ko nta kibazo kirimo, ushobora kuba wari coding nyine urabona ko nabwo ari ibintu byiza cyane. Urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Rero ukimara kuyikora nguko ntacyo uzahita ukoza, uhita ukora wanditse save to gallery hano dukwabona uzakoraho. Ukimara gukora nguko video yawe yamaze kujya muri telefone yawe, uzahita utangira urugendo ya uploading kuri social media zawe maze nawe utangire kureba kuko zino video zirarebwa cyane. Ushobora kuzikoresha wafasha amajwi y'umusitari runaka nk'urugero batsabi n'abandi basitari bagiye batandukanye, hanyuma ugashyiramo akagatuni nk'aka ngaka kandi abizi neza ko wagira views nyinshi. Ushobora kuzikoresha ari akajwi kawe gasanzwe wakoresheje wagahinduye nka kajwi naraberetse muri video zabanje utarabibonye wambura nkayisubiramo video, none video zawe zikarebwa cyane kuko kano kantu urabona ko ari akantu k'ubwenge cyane. Iyo umaze kubikora nguko nta kindi uhita ukora back gakeya usubira inyuma. Ukibura gusubira inyuma uhita usubira muri application zawe bisanzwe. Wiriwe neza papa? Niriwe neza mwana, warone se mwana umeze ute? Ku ishuri byagenze neza? Yego papa rwose byagenze neza, ariko ku ishuri n'abanyeshuri twigana muri karase twahuye n'ikibazo. Twari turi gukora amasuku muri karase none umunyeshuri akandagira shimi, noneho shimi iritera hejuru iratumbagira none irangije imena icyo bita fizike, noneho mu ishuri baradukanira cyane. Ibaze ko buri munyeshuri wese bamuciye 30,000 ngo utazabitaha nazasubira ku ishuri. Umva icyo kibazo twahuye nacyo papa. Mwana we amafaranga yose ko ari menshi nzayakura ehera, kumva bikomeye cyane amafaranga ko numva ari menshi azavaye. Ndabona umwanzuro ari kugurisha kagahene kanje nari nsigaranye konyine kuko ntago wareka kwiga pe. Zemera ngatanga ariko umwana wanjye usubire kwiga, ejo nzakazindukana mu isoko, ejo bundi uzahita usubira kwiga rwose nta kibazo. Rwose nzakagwa ntago wareka ishuri, nzemera ngaheba ariko usubire kwiga. Niwumva rata papa nicyo ngukundira rwose, ejo rwose agahera uzakajyane mu isoko nurangiza amafaranga asubire kwiga. Njye kwiga kuko uburezi nibwo musingi w'iterambere rirambye, kandi umunsi narangije kwiga rwose nzagukubira 2 rwose. Urakoze cyane papa, nukuri rwose uri umuntu w'umupapa mwiza rwose, ndagukunda cyane. Yego rwose nzakajyana mu isoko mwana, ntago nakubuza ishuri rwose, iryo kosa ntago narikora pe. Cya papa ndacyemeje, rero kizajyana agahene mu isoko maze kinkubita amafaranga, maze nzaye nirira neza ku ishuri ngo nagiye kuriha ngo namenyeshe fizike. Ariko nigerenze ubwenge koko. Rero nuko nguko wakora video ngizi urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Karo kaho niba kagufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi niba nayo kano kantu wari ukazi kuri telefone yanabyo bisiga muri comment. Ikindi kandi mukeneye ko nabakorera plate tumbere ku buryo bikora 5 kuri 3 tugakora video paka igeze 100% nabyo bisiga muri comment. Video ikurikira inge nazahita nkoraho video 5 kuri 5. Sawa rero mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira ingiyi, nzasubiza ikibazo zambajije munsi muri comment. Ciao Imana barinde.